Acting Rwanda. Nagira kugaragara wakikora icyo nakigaragara ariko siko bifite ubwoba buri gihe byagizwe romantike nyine bigaragara neza kubigori turabaha Eko ndabizi mani you can do that wabikora wembwira okay so sometimes you uragora but no thank you for coming rero mabuna gwamagaye ni ikintu gikomeye so sinzi tumujinya man that nigga kwibabaza ngo ni kuvugura muzi ndamuzi ami ibintu yankorera bizi yeah ukubona guspending almost 5 years with someone and yangiza akansuzugura ugeze hariya nta kintu yamburanye muha everything man family yagimuzi my besties like everyone aramuzi yaramuzi ngo aramuzi yaramuzi yarazi nyine n'abantu yego bazi ngo nita na ami bafite wenda something big akifata kahinda kuriya rero ntago bizi ibintu ngiye kumukorera so niyo mpamvu nagwamagaye rero you are my bestie you are my bestie you know that? I know and nshaka kugukoresha kandi I know you can do that urabizi uri inshuti yanjye magara ndabizi mpamvu nagwamagaye ndabizi uri inshinzi kandi nta kintu kimwe udashobora mu buzima ariko nagorwa urabizi ahantu hose wari uhari ku bwanjye nizeye ko n'indi wabishobora apana inshinzi ariko urakabizi man I know you baby girl you know iyo ugeze ku mipango ntabwo ujya untenguha so I came up with this idea kagikubwira muteze amatwi that nigga uriya mugore yashatse ntushye ngo ni n'akagore k'akarokore kaba kadashinga you mean Bwiza ndamuzi mani twariganye so nshaka ko tugiye kumukorera eko ndabizi mani you can do that wabikora wembwira okay kandi sometimes nyine uragorana kuko ati man ye sinabikora ariko ndabizi wabikora ariko what I know don't worry urabizi nanjye kumufuka mba ndi tayari so ngo nari kukubwira igitekerezo mfite wajya muri akaritsiye hariya tuye hariya baba urabona nyine hari baba ahantu hari begeranye n'ahantu nyine bacuruza nyine ku muhanda kwiye nyine umukobwa usa n'ibyatatari kuko ntabwo ngiye nawe bazi ko turi a close friend nzi ko banazi ntabwo bazi ko tuziranye muri akaritsiye ndakeka hari umuntu nzi nta muntu wakumenya so bagiye kureba umujyi kwezi uzajyayo wigire umukobwa uciriritse nyine ushake nyine nibyo natekereje ariko numva n'ibyanakora nibyo nyine hari byakora kugira ngo nyine ikintu ushaka no kujya muri rarugo niyo purpose yo kujya muri rarugo ndetse waretse nkazamufatiramo mu kabari se uzamufatiramo mara abagabo ubu none bashatse cya kigo cy'ikirokora byumva ntabwo nyine ubu kigo kimuzikiye mu rugo uzunzigira umuturage bikunde I know man ikintu wowe wakora ntabwo kuvuga ngo uzagire ubucuruzi ibyo bintu wenda wakora cyangwa se ibyo sinabanga ugira umusaza agiye mu rugo rwabo ariko gucuruza byo byakunda iyo misatsi wawe uyiretse amafaranga se singiye kwishyura 1M
How about that? Sure, thanks. It's fine. Yeah, like amafaranga yose wanca nta kibazo. Okay. Icyo nshaka nuko kiriya giti ngiye kukibabaza. 2 AM. It's okay. Amafaranga ngewe urabizi mba ndi tayari. Turi kujyana none. Ubu icyo ugomba gukora ni ukubikora mu bwenge kandi ntuntengure. Uranzi. So, kuzagenda. Ushaka nyine amafaranga urayafite tayari. Okay. Ndaza kuyakohereza. Ufata agataro nk'abandi bantu nyine bacuruza hariya mani. Gataro bro. Agataro. Wacuruza ibisheke, wacuruza avoka, ibintu nyine wacuruza ibyo byose nyine nyine ugitega ibitenye nyine usa nabi byatari. Urumva uramugore warakuzi hirya zanaguca. Wenda kwese ushobora kuguca ugata ariko se kuri hano. Numva nyine abagore bajya guhana ibije niho hari muzahura we gusa. Wowe icyo usabwa no kujya muri RWANDA. Dutenga uzaca ku mugabo uzaca wese. What do you think? Hamase bwiza kanzi azi n'ibyo nkora. Nzavuga gute ko nakina? Nzakena nyine gute nzajya gucuruza agataro gute? Bwiza aranzire. Life is full of ups and downs, you know. Uyu munsi ushobora kuba wenda kuzi wenda mu minsi yashize ntabwo uzi uko byagenze. Byose bihindagurika. Muraheruka na? Okay. Deruka tushyira. Segaze. Njye biroroshye. Akora bizi ko nkora mani. Susa ageza kuneza imbere ku kazi. Okay. Mani barabara ko nta kintu bita bambwira ati nyine narahombye, you know. Aramutse akubonye nyine kumubwira uburyo cy'ibintu bimeze. Ndashaka ibyo mubwira. Abantu nyine bwarahombye barambwira ati ku kazi warabifungiye nyine ntabwo uri niga wabikora mani. Don't worry. Kumva cyane. Wacu isi n'ibyo uzacuruza nyine ubu ugashaka ibyo ngereyo nzakora iki? Ushaka ibyo ukora nyine. Wowe ntuzamwica. Uzamwicira. Wowe ibindi bizakurikira uzabimbaza. Okay. Ikintu ushaka uzakora gusa ugize muri RWANDA. You know. Umukobwa mwiza kuba ugiye nyine gukurikira iboro ryo ku muhanda ntagusobanuye ko n'undi uri mubi. Urumva wowe nugiye mu rugo ugize amahirwe ukajya akora biziko bizakunda. Oye Keza ni umukore abagore bari mu ngo babwije. Keza sekara. Bwiza. Nashaka no kubyibuka. Cyabwiza bwiza Keza nimba igisinze no. Abagore babizi bambara nahi bijagaraza. Bambaye ibiguti yabigera hariya. Njya mu rugo wenda. Aho gusiza mu rugo rw'abakire yizatangira kugira gute. I know right. That's what I mean. Zatangira kujya yambika nyine tumene ubona nk'umugore adahari. Urumva? Nyine wowe uzakora utuntu twa ibyo ni ibintu byawe. Ubwira bimenyere. No, ibyo bindekere. Uzakora wowe nyine ushaka neze mutware. Oya ndashaka kubwira. Wowe uzabanza were kuri amugabo uburyo ki nyine wamukurura mu gake. Yego. Hanyuma mutangiye kubona ko atanyeye kukwirebesha neza. Ibyo zabimbaza. Andeba neza gusa. Ukureba gusa nyine ubona ko nawe nyine hari ikintu yagukorera like utangiye you know. Uzambwira ati ndi kubona hano byatangiye kugenda gukina gutya. Wowe uzamuza agakora gusa. Leta nkuzanira utushyira mu cyayimani. Umuntu wenda muri kumwe cyase no mu kabiye n'iki. Nyine hamwe nako gacupa ntabwo buri kintu gushyiramo nozo umugore adahari ubundi bamugwisha neza se nashize ibirozi mu byayi. Wabikora
Ikigori ni 200 biroroshye bimeze neza muze tubahe abashaka ibigori bimeze neza ni karibu umva nibwo bikiva mu murima biraryoshye bimeze neza cyane wanjye bitese karimo neza uranze ariko noneho wa mugambi ni sawa abantu barabibona yuko uri umuturage kandi ntabwo bazi gahunda ahubwo se gerageza usa nabi cyane kurushaho nyine urasa nabi yego nyine ntawabimenya ariko izo nzara mba nagerageje kuzisha ariko ejo nzatanze kuraho ikibazo se ubwiza butapfa kugaragara ko uri umukene sinisiga ibyondo ejo nzisiga n'amakara umva ejo ugomba kuza ushaka uburyo cy'umushyira mu bintu by'ibyondo nyine ubone ko wababaye ruriya rugo ndabizi neza ko bagira impuhwe kandi nibakubona hano ntabwo bazatuma uguma hano ubwo rero bivuze ngo ni akazi kurushaho nyine babara cyane ibintu bikigore neza hanyuma umva akazi kanjye aguhaye ugakore neza uhindure izo nzara ukomeze ugerageze use nabi kurushaho ejo ndabizi neza bazakubona hano kandi ntabwo uzahatinda upfa ugeze muri za rugo umugambi wacu ukagerwaho sibyo cyane akazi kaba neza ahubwo reka ngewe vuba ngende hatagira umuntu utubona hano ko tuziranye wagenda se utangurira ukangurira ikigori nta ribi nishyuye kuri momo kugira nomero yawe nta muntu ubongera ariko ntawe abikeka ntabwo bazi ko tuziranye ntabwo bazi ko turi mu kazi washyiramo nomero yawe 08 si yindi se kusimira aho twaziranye aha 08 nangahe magana abiri ni iki ngiki bimera koroshye urakoze babuja menye impamvu wicaye aha ngaha sibyo icyo dushaka urakizi ku bigori turabaha meze neza ngiye kugura ikigori what no ni wowe uri hano uri gucuruza ibigori byagenze gute mbwira urareba ukuntu usa ntabwo ushaka ahantu ho kugenda haguruka tugende ikintu cyose uri bumbwira ko twageze mu rugo vayo tugende haguruka rekana n'ibigori kandi menagura vayo tugende vayo ibyo umbwira byose ndakora no ngaho mbwira byagenze gute uriya muhanda musanzemo kuva ryari ucuruza ibigori ku muhanda shabwe ntabwo biba byoroshye ngiye na n'ubu ntabwo ndi kubyumva ko ariwe nasanze ku muhanda ubuzima bwarampindutse kandi nanjye ntaba niyumvisha ko ari njye uri ku muhanda ariko aho kugira ngo mbure ibyo kurya upfa kujyayo nyine nshaka kumenya byagenze gute mbwira icyo nicyo ushaka kumenya byagenze gute baranyibye umwuga iki sinzi umuntu wanyohereje abajura ko ntabwo baje nk'aho batazi aho bagiye baranyibye nuko utabasha kubibona bibahoze ko umuntu bamwiba ibintu byose ku buryo asigara yikorera agataro akajya gucuruza ibigori bya bigori
Ntabwo wabyumva gusa baraje batwara ibintu byose ku kazi nta kintu na kimwe nigeze nsigarana niyo mpamvu wansanze hariya. None se bibaho gute umuntu w'umukobwa nkawe nzi wari umusirimu ubaho udakora saving? Bibaho se? Nari mfite amadeni, saving yanjye yose nayishyuye amadeni nari mfite. Ndumva bigoye kandi akanya n'ejo bizi ko nubwo noshaka icyo ngufasha bisaba ko mbivugana n'umugabo wanje. Gusa humura ikamagara umugabo wanje ndamubwira urumva hama numva icyo ari bumbwire yahangana. Ndumva biteguye nubwo ndi kwigisha uburyo by'umukobwa high school wari umukobwa yego mana ba Claude bande bose birukiraga Miss usura imbabura yanjye ahubwo nibayitwara bigira ikibazo n'imbabura ndi inshuti yawe bigira ikibazo. Allo? Allo baby? Allo? 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 What? Maybe it's a network issue. I don't know. Let me keep trying. Allo? Allo? Oui. So, hi. Hey, neza. Yego meze neza, umeze gute? Meze neza biragenda. None se uri he? Nturava mu kazi bimeze gute? Akavuyemo hari ahantu abanje gucaho gatoya ariko ngiye gutaha mu kanya. Nta mahoro se? Wambabariye ibyo urimo byose ukabireka ko mukeneye akanya mu rugo. Nta mahoro ahari pe, ariko nyine banguka ndagushaka cyane. Ariko ni ubwoba. Uburyo banguka urabibona nyine nugera muhira. Sawa nzamenye tuzamanye. Yego. Ciao. Take care, okay? Take care too. Shabwira ko se kuri sinzi ko nagushimye. Nikuri urabizi ko nyine uri inshuti yanjye high school. Rero ntabwo nakubona umeze kuriya. Ngiye meze gutya. Ngira ikintu ndeka kugufasha. Mani ngo mugisha. Katigeze umugabo wanjye ndabiza arankunda turumvikana ikintu nashatse. Nyine no kugira ngo nyine tubane neza ikintu nashatse. Ntabwo yakinyima. Kamutegereze ndabizi wenda turagushakira nk'akantu ko gukora kisumbuye karenze kariye cyangwa se tugushakiye n'akandi kazi. Shabwe nuko Imana igumugisha nuko oya no it's okay haguruka nta mpamvu yo gupfukama nta mpamvu haguruka nta mpamvu humura inshuti nicyo ziberaho sibyo kandi ukomeze wihangane bibaho mu buzima sibyo wihangane cyane bibaho mu buzima ibintu birahinduka ariko iyo ufite inshuti byose birashoboka sibyo Imana igumugisha ukomeze wihangane urabizi ndagukunda kandi ntabwo nakwimikana kwisi kireka ntagifise hama ntakwicishije amagambo kandi ndebe ko muri frigo harimo akantu ndabizi uburanyotewe ntibiruka no gufata n'akazi ndabizi ibigori byabaye ibigori ndazi akoze good. Hello. Ite? Sure. Yego. Neza. Mva mbwire. Mva imenya bigiye gucamo pe ko nahageze ubu ngubu niho ndi. Wow, winjiye muri rwa rugo Cyane. ntubura ubwenge Uranzi. umenye icyakujyanye muri urwo rugo
nukomeza wigira akaryarya wigira umwana mwiza babone yuko ko ubabaye Niba kabwiza kanyizeye. okay courage sibyo paka umugambi wacu ugerweho Sasa. Shunate. Nagatinze cyane. Rero mbonye kuzana juice bitari nyine atari better option so nawukoreye agakawa ubu ngashizemo mukanya ndahita nkazana. Urakoze cyane. Nizeye ko nakwicisha ibirungo. Meze neza. Nkunda abashyitsi. Ndabizi. Oh my husband. Oh, Uraje? yeah. Nagukumbuye. Hi. Hi. Meze neza. Ego. Nawe. Yeah. Meze Sure. Se twabonye amashyitsi. Oh. Yeah. It is. Byiza. Meze neza. Okay. Ni karibu n'ibitaro mugabo mwiza. Umunsi muremure. Ndambwira rero meze gute se? Meze neza akazi kagenze gute? Mushitsi wacu se ko mbona utamwakiriye ameze sawa? Ya, ndi kumutegurira agakawa. Oh. Kumutegurira Kaze nyuma nubwo wahantanze ikaze wacu. Sibyo? Rwose nakubwiye ko umugabo mwiza akunda abantu mwiza cyane. Ariko nawe ni mwiza. Kundusha? Salamu nakurusha. Nabingize ngo. Bisubiremo. Kuri mwiza. Kamanze mbyitondere neza. N'umushyitsi wawe umenye ko ariko narizanye. Aya ni murambere mwiza nsigaye ndeba wenyine. N'abandi nyine abaye nk'umunzani w'ubwiza. Umukobwa wese mwiza mbonye mpitamo comparinga nawe. Tumanuka buri. Kandi ngira kuvuga ko abantu ari beza n'ingiye mwiza gusa. Hano kumwa pressure gusa nyine kujya bari comfortable. Eso. Rero umugabo mwiza impamvu naguhamagaye nyine byihutirwa cyane. Yego. Uyu ni inshuti yanjye. Twiganye muri high school. Wenda mu bukwe bwacu ushobora kuba utambonye kuko nyine yari busy. Haba n'akajagari kenshi. Yego. Ariko ni inshuti yanjye twahuye ku muhanda ibaze ko namusanze ku muhanda ari gucuruza ibigori. Ameze nabi nyine mbona ubuzima dore ko nasigaye asigaye afite amatashe umukara inzobe mbese nta sura nzima gifite. None se bigenze bite kugira ngo yisange ku muhanda nyine? Ngo baramwibye ibintu byose. Akazi nabwo bahita baramwirukana ubuzima buranga. Birangiye agiye ku muhanda gushakisha ubuzima. Ubuzima ntabwo ari fair nyine. Yego. Kandi Paul harya mwe ngo yitwa Nani. Oh, Mama Paul kabisa. Yego. None se shu wari ufite icyo gitekerezo twabikoraho iki? So njye numvaga none se noneho mbwira ubundi wakuriye he? Ababyeyi bawe abavandimwe baba he? Mbwira feel free. Njye nta bavandimwe ngira. Oh no. Nta n'ababyeyi. Nakuriye ku muntu wandeze. Nansi ko ari we mama ariko yari uwo muri famiye. Nawe yaje kwitaba Imana. Wagize tough, childhood tough. None se nindakwishyuraga amashuri Linda guha igishoro bwa mbere imeze gute? Nishyurirwaga na compassion. Kujya usoje kwiga? Chapeau. Hanyuma naganiriye na madamu nyine watugezeho already. Nambwe kuri inshuti yawe reba wambaye ibintu by'ibitenge ibitambaro kandi uracyari mutoya ntabwo aguma nyine hano umeze gutyo. Twabiganiriyeho twagushopingiye imyenda yo kwambara. Kuri murakoze Imana nawe umugisha. Come on, that's okay. Nibwo gutyo.
nyine feel free wageze mu rugo kandi nta bindi bibazo sibyo uhumure isanzure tuzafatanya tugushakira akazi nabikubwiraga kumva ibiganiro byaryoshye twabaye inshuti twabaye inshuti n'umwana mama rero nono nikoze ni imyenda ugenda urebe wishanje ukoramo n'ibitenge ibyo bitambaro bityo ntabwo bigukwiriye nk'umukobwa w'umwari kuri bwe sinzi ukuntu nabashimira wowe urakoze imana y'umugisha bwite urugendo wambaye mama uzi tuye ukuntu umeze nuko sinzi ukuntu nabashimira no it's okay tuzatuburana duhaye ntajye kwigeza kunyegera ubu wapanze wanyitaje gerageza ahubwo se buriya mukobwa wese utamugenza gute ugendanye n'akazi bitewe n'ibintu yize hariya muri ya kampani ukoramo bashaka kumuha akazi ashobora kuba harimo positions nka zingahera twareba ukuntu umuntu amwaranja tukaba nyine ko yasubira uko yahoze mbere cyane kandi wakoze kuzana umuntu hano isi iyi ni inshuti yanjye kandi buriya inshuti uyu munsi nshobora kuba ameze neza ugasanga byaba ubundi nakunze umutima wawe nawe ngukundira ko unyumva sure n'umufasoni wanje igavumenta oya gusa siko bavuga se niyo tubana ugomba kubimenya nari tubana egomisi uzi ukuntu mu kinyarwanda ko bavuze none se ntitubana simple izangiwe nuko twumvikana it's okay nkunda na accent yawe mu gifaransa accent mu gifaransa ni accent ndayikunda mugabo urabye ariko narisoni gusa nzokwigisha kandi uzobimenya nawe nzobimenya kabisa nawe uzonyigisha mugabo ndafise gahunda kwiga iki kirundi umushinga nawe birafise n'uburi umushinga nawe umushinga nawe ese undi nawe ni inti nawe ntabwo ubizi mwana we gusa uranshimisha nyine kuburyo uri hano mu rugo mba numva ari byiza it's okay hano mba naritaringa nkiri umwana ngenzi twirwa hano mu rugo ntabwo ubizi ko dufite kubyara kugira uti abana bazaba abana 9 kabisa tukamanuka Bujumbura nzakoherezwa n'izitera ahandi njye ni 3 kandi nshaka abana 9 bafite amaso nk'ayawe nshaka abarundi 9 muri uru rugo shabugira ibitomo usa neza usa neza kweli ndikira turebe reka ndebe hirya ndeba hirya usa neza pe ndishimye ko bwawe seri it's okay ureba ko wabaye umukobwa noneho mwana twajya i Kigali ahubwo bebe ubona gute ubu tumutwaye nko muri sale muri ibyo bitamba nabyo akabikuramo ntabwo ndi kubikunda cyane it's okay mwajya nta kibazo nkeneye ko subira ku murongo none se ko karingi gusa iyi nda yipimye bimeze neza nayo bimeze neza cyane byose ndayenda yiwe kandi ibyo wisanzure nyine urabona ko biri kugenda biza abaje uzaba inzobe kumugwe n'amavuta ututuntu tujye kureba boss tujye kubaguhereza akazi ariko nyine no mu gihe katari kaboneka feel free ujye wisanzura hano mu rugo umukozi ajya kwitaho wumve nyine ko ndabizi ukuntu mbashimira pe no it's okay rigura inshuti nziza ngene we inshuti nziza oya ni bisanzwe rero mufata nk'umuvandimwe buri muntu mwariganye high school mbese bari nk'umuvandimwe rero ntacyo nakamunda gifite kandi n'umugabo wanjye hano ni umwana mwiza cyane singiye kuvuga ko Mapata.
Karame. Mwari muri aho. Bashima. Twishimiye kongera kubabona iminsi yari myinshi. Nayo imaze n'iminsi naza ku rusengero. Twishimiye gusura abana bacu. Bo gusura barabaye ikigudayo ku muteraniro. Nayo imaze iminsi ndwaye imeze neza niyo mpamvu. Ariko yise ari kubigenza neza. Ari kubigenza neza naragiye kwa muganga ndivuza nta kibazo. Mashimwe. Yego. Kumukunda. Usanze se wararwaye iki? Yari malariya. Yari malariya ariko urabona ko ubu ngubu umeze neza ntacyo mbaye. Imana nishimye. Amena. Turacyubahiriza. Amena. None se amakuru y'urugo urugo biragenda n'umutware nta kibazo muri rusange tumeranye neza. Mumeranye neza? Yego. Nawe umeze neza? Nawe umeze neza. Usibye akazi kenshi. Ari hese ko nta mubonye? Yararyamye yavuye mu kazi ananiwe ahita ajya kuruhuka. Bamubwiye se akaza tugafatanya gusenga. Okay. Ibintu ushaka kutubwira se? Birabareba mwembi. Okay. So ariko njye kumukangura. Nta kibazo. Nturambirwa. Oh, ma pasteri. Pasteri se chegou. Oh. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ari muraho. Umeze neza? Amahoro. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi ntabwo mperutse kuza kuri church pe. Umeze neza? Turashima Imana. Akazi karaguheranye babirwa amatera. Akazi karamenye ndetse n'ubwo yarimo ndagakora mu cyumba ahubwo madamu wanjye arasiko nasinziriye. Umeze gute se? Turashima Imana. Abana bo kurusengera bameze neza? Bameze neza. Cyagira ibihe byiza? Cyane. Nimwe mwabuze. Nkombe kuba mu nzu ya data. Nkabanezere kuba ndimo. Umukemana ari byiza. Rega nta kiruta kuba mu nzu y'Imana. Nta kiza nkabyo. Ijambo ryacu ry'Imana yatubwira ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe gusa bindutira iminsi igihumbi hanze. Amen. Twatuma nshaka kongeraho igihe kitari cyagera. Oya n'ubu ngubu dufite amasengesho nimugoroba. Nta kibazo wahajya. Ko nazo? Twajya pe. Ntabwo ukumbuye kuganira n'abavandimwe dusirimba. Ndabikumbuye cyane. Nizere ko ndava hano tujyanye. Nabikwizuza nonaha. Wenda twaza guhurirayo. Nta kibazo. Kubagira ni umugisha. None se hano muhaba ari mwebwe gusa? Twenyine turabona njyewe na madamu umukozi ariko hari n'umuvandimwe Imana yatwongereye muri ino minsi dusigaye tubana hano. Nagiriye neza. Yego. Ibyo ni byiza n'umurimo wa data. None se ko ndi kubona hano mu muryango wanyu mufitemo icyago cyabagendereye? Icyago? Icyago cyagendereye umuryango wanyu. Icyago kimeze gite? Cyane cyane wowe mutware w'urugo. Njyewe? Wowe. Baramuroze se? Oya. Gusa yirinde mu byo akora byose. Nawe mugore we umufashe gusenga. Mwongere amasengesho mu rugo rwanyu. Mwaragendera. Uteye ubwoba? Ntabwo mufite kugira ubwoba nk'abana b'Imana. Mufite gutsinda. Icyago se? None se wowe ubashije gusenga wabonye bigana ibyerekezo? Ikintu kiriho cyo icyago cyabagendeye n'igishaka gusenya umuryango wawe. Paka Satani. Umuryango wacu? Siko dukundana? Cyane cyane wowe niwe bireba. Njyewe? Wirinde mu kazi mu rugendo. Cyashaka kunyica se? Oya. Wowe wongera amasengesho gusa. Ibindi umwami azabikora. Nuko ari munsi yagereka. Kuko sinanabiherutse. Ibintu biteye ubwoba ni ukuri. Mwigire ubwoba. Buriya ikintu iyo cyagaragaye kiba kigiye kubamo. Mapasta, wadufashe basi ugasiga udusengera.
nicyo cyanzanye kuba nasenga ukadusengera rwose tukareba ko bino byago twagize si ibyo bintu koko biteye ubwoba pe biteye ubwoba yego ariko ntabwo mufite gucika intege kuko ndumva ntanabyumva musenge cyane kandi muzanisha n'umusenga no kuri dusengera pe ndapfuka amaso cyane mbere yuko dusenga madamu yadufasha tukaririmba akaririmbo gatoya ari hano gwari hano gwaduhezagire gwaturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano Yesu ari hano ari hano ari hano ari hano ngo duhezagire aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano. Haleluya. Amen. Manishimwe. Mureke dufatane mu biganza dusenga. Uwiteka Mana nziza turagushimira tuguhimbaje tugushimira neza n'urukundo rwawe tugushimira kuri Imana ivuga bikaba tegeka bigakomera tugushimira ko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse wabanye natwe Kristo mu byo twakoze byose wari uri mu ruhande rwacu Yesu nushimwe kandi uhimbazwe tugushimiye kuguha umuryango mwami waremye ukawuhuza ukawurema Kristo ubishimirwe tugushimiye ko wabanye natwe turinze mwami Imana n'ukuri mweretse uyu muryango mweretse ibyago biri kuwugendaho turabyanze mu izina rya Yesu uganze utegeke muri uyu muryango amahoro n'ituze nagaragare muri uyu muryango ubwiza bwawe buze bubane ndabo mwami Imana aho bazaza bajya hose bajye babana nawe haleluya Yesu nushimwe agakiza kawe kagere muri ino nzu imbaraga zawe n'uburinzi bwawe kuri twebwe Uwiteka turaguhamagara kubw'inzu yacu yirwe n'inkingi y'igicu uturinde imyuka mibi uturinde abarozi uturinde gutandukana uduhereze gukomera uduhereze imbaraga zawe ubwiza bwawe buze muri ino nzu uzubane natwe Yesu ushimwe kandi uhimbazwe mukunzi tugushimire kuko yabiye ibyago tugushimire kuko yabiye iki cyago amen 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 Kristo oh Yesu gwira muri ino nzu gwira muri uru rugo gwira utanga umugisha gwira utanga ubuzima gwira utange ku bantu oh yes tanga gusazana kurambana ikidusenyere gushimira ko umusohoye mu izina rya asoke nasoke nta mwanya afite hano nasoke oh kibayiro n'iki urakoze mukunzi mwiza urakoze Nita. Mwana ndabwira. Ngiye guca mu gikari ngendere. Ngiye kwigendera ntabwo mwahangumye. Kabashye. Menya bamvumbuye. Bakuvumbise gute? Barimo gusenga ngo iki ngo basohoke ngo nimba bari kuvugana ngo ndi kubyumva neza gusa ntabwo bimwe gusohoka. Ngiye kwigendera ariko kugira ngo bamfunge. None bakuzanye imitesi mu kazi wa kintu ese abarukurira ko barabasenga ibyo bintu ese baragusohoye ariko bavuye ngo sohoka Nita ariko bavuye ngo sohoka mu nzu yabo murakoze Imana uvuga Nita wowe byagenze bite ufite ubwoba kandi
uzi ko ibyo byose babikora nese abarokora bazi urabasenga utamenye nyine zarinda z'abana mani wowe nuko udahari no guhaga ese ko bakuvuze se bavuze abari kuvuza induru ngo nsohoke nimba yavuze izina ryawe se ngamva ukuntu bari kuvuga ntabwo uri kubyumva mani kubyumva uri gusakuza ariko se bigize rwose uri kumva izina rya mani ukabanya gukora icyo ukorera amafaranga hari kano y'amafaranga ukora akazi cyangwa niba wari kunaniye kunyine uransubiza yanjye kabisa ariko ntabwo nzi ko bitakunanira miliyoni ebyiri zose mani wakinze agakongeza n'izindi uri gukora akazi neza ntabwo ari ikintu cyakujyanye se icyo bakora igihugu n'ubwo bufite ibyo ngibyo nta idazira make sense kumva ko utari ahantu ngo wiyumve mbabarira wumva ndabyumva n'umubare mu utamenye neza n'ibyo bari gusenga basa n'ibigi n'ibyo babana no kuba bize ko basenga byanyaze bihorera ariko bari kubaza ubundi mukaje muri iyi nzu ngendigendeye nitandagiye pe nase bigeze bavuga izina ryawe bakubwira ngo sohoke naryo bavuze ngo iki ngo sohoka ngo nimba ngo dayimoni n'iki dayimoni zo uri dayimoni we kuri none dayimoni gusa ubwo ni umurembo nse basongera angaye ushaka ngahe ngongerayo iyindi ahubwo reka tukanabita kandi kanze mwoherereza asigaye urumva wakora akazi kubera iby'ubwoba wigisha akabimana wigisha akazi kandi ndababyangira siyo twasezeranye ntabwo nzikama ese buri ikindi imbere ugata amagini yawe uteye n'ibiki reka we ntabwo uri umuntu buri gihe kandi nta n'ikintu baje kubakora ndapfa kuyohereza nyine ntakunda ndaje yanyuze muri momo hanyuma ukora akazi neza kandi nyuma y'inguha iminsi 3 ube wamaze kugira ikintu bikora ibintu nimba narapfa akupfuje hehe ko tugomba gukora umupango wacu ukarangira umugore wo kumubabara muri icyo kivuga cy'ikigori ndaje ako wenda nita ubundi mugira ubwenge mubona ibintu muri gukora gute witinyuka kuzana mutabanje no kumamagara ariko ntukagire ubwoba uzi ko hari mu rugo rw'abandi ariko gute se nawe kugira ubwoba twabivuganye ariko igihe wese abivuganye na ba nyir'urugo bivuganye na Nita se ni nyir'urugo ase ko ubundi uwakureba fizikali yabona uri inkumi uri umukobwa utagira ubwoba ariko upapka mu kanya gato nkakugumbye wigira ubwoba wawe weho muri ibintu bimeze neza mereza gerageza ubikore neza nyine ndabikoresha uragenda gitondo uri gutegura icyayi umushyiriremo numara kumushyiriramo utumusavinga humura nta kindi kibazo kibuze kuba mbese umuntu ureshya kuriya ntabwo muri salo ngenda mutera ntabwo ari ibimwica humura ntibimuca intege nyine se nacika intege ndamukura muri salo umugore we se naza akamusanga avuga ko byagenze aracika intege yamaje guca akanya gusa aramara umwanya wose yicaye muri salo we humura nta kindi kibazo kibuze kuba ibyo nkubwiye nibyo ugomba gukora kandi nta kosa nshaka na rimwe it's okay kandi gerageza buryo ki ibintu bigenda neza twashaka nshaka na rimwe hejuru y'ibintu muba mwakoze sha relax turi kuri diros ntugomba kumenya icyo gukora nyine of course kandi ukora buryo ki harari mushyikayo ibintu bizagenda neza nge nzaba mpabaye bafate video don't worry ibintu biri kuri gahunda neza biteguye saa 7:00 uzabugeza hano uri kwigira myinshi n'iminota 3 nzaba mpari uzaba ari se n'abatarasinzira kimara gusa umunota umwe wonyine uzavuga ngo uzabyara ibibazo wowe don't worry ibintu bizagenda neza siko ufite ubwoba ku rugo rw'abandi it's okay ariko it's okay se bamfunze twajyana nta n'isoni man relax tugamba so kugenda byo muri wa mwanya okay urafa gusa ubwoba ufite n'ubwiki sohoka ugende
nagenda ariko zubwo ntibuzashira n'ubundi gusa umenye ntukuri kosa bibe bireba Niti binaba yaneje ubundi ababizi kunteza imbogo zose ziza zinyituraho ubundi uriya kinadira ati Hello? Yes, numva ndimo ndaje nyanjana gatoya. Ma 30 minutes. 30 minutes kade mfunguzo z'imodoka ndaje. Taburi ryanyoherereza inzanga wafunze hano hose nta muntu wakubonye gahunda zose ziratunganye urugero nta n'umwe wakubonye ariko si uko urugero bw'iki gahunda zose ziratunganye fasha kumukura muri iyo somo yacu urugo rurandambiye kandi munebera umugabo nashatse hari iminsi ibiri nta n'umwaka tumaranye ariko reba ibintu maze kunywa uyu ni umugabo wawe w'intangarugero ku rusengero numva nabuze ikintu nkora ame ntabwo bishoboka umugabo twashakanye mu mpunzi nawe nyiri kuva bishoboka ibi bintu nawe ndebera wirebye utwaye ibitabo bya ugiye gusenya urugo nta n'imizi baramazemo gerageza kwihangana ibi ni ibigeragezo by'abakirisitu mu rugendo ihangane amabanga ese imana niki nayikoreye nakoze umurimo wose ushoboka narasenze nagiye ku musozi nako mbese
gusa ntabwo bisohoka. Mama Pasiteri umva umbwira uretse guhangayika no guhangayikishwa n'ubusa kuki utakumva ko ari AI ikoranabuhanga erega n'ibintu bishoboka n'umukobwa okay let me tell you reka mfate telefone yanjye mfate ifoto yawe n'iyundi muntu mbifate mbashyire mu buriri ku buryo bagaragara murebe neza nese iyo bavuze AI umva mbabwira oya ikintu cya mbere mugomba kumenya rero kuvuga nabo nabo turi kumvikana asa mwagiye mumenya ko turi 2025 umugabo nabya ibintu byose birashoboka kugira ibyo kuntu bisa neza njyewe rugero ndakandi agako ari kunega ndurika yaguze ibyo ngibyo no guhangayikishwa n'ubusa impamvu uri kuvuga ko ari AI yuko atandukanye bafashe please danjye nakubwiye ngo mfate ifoto yawe mushyire mu buriri n'undi mugabo kandi ubone ibintu muri gukora nibyo ni AI 2026 niyo turimo zirimo we ntabwo bizi ese kuki mwizera ibintu byose kuki mwizera ibintu byose ahubwo mwebwe mufate video muyirebe neza kuki mwizera ese utakumva ko ari satani uri kugerageza ushaka guteranya umukobwa ni satani umva mubwire ikintu cyambere ugomba kumenya cyaje mu buzima bwawe muri iyi si ntabwo abantu bose bishimiye ukuntu baje naguhamagaye mu kumurize naguhamagaye nturembaga uyongera ariko ndi kukubwira ibintu nabyo bishoboka ikintu kimwe ufite ko ibintu byose birashobora ngaruvamo oya ntabwo wasenya urugo gutyo banza ufate umugabo wawe umuganire ubanza umuganire ubaze ibintu ndi kubona nibyo cyangwa ntabwo ari byo ndamutse naramufashe abandi hafi y'icyuma nakimujomo wayi wabaho gutyo umva wamera gutyo ni AI ibintu byose ntabwo umuntu wese ukubona kwishimira kubona wishimye umugabo wawe ambwira ko ngareba neza reba nawe reba neza ni AI birashoboka cyane ko ari AI satani yarateye ari gusenya ingo muri ibi bihe yateye yaje muri uyu mukobwa rero oya uyu ni nahanga ikintu mugomba kumenya 2025 itandukanye na 2015 ni ibintu bitandukanye izera umugabo wawe ubanza umufate umuganiriza umenye ngo ese ibi bintu nibyo cyangwa se ntabwo wataha ntabwo wasiga umugabo na Bibiliya ijye bitubwira ntusoma Bibiliya ntusenga tanganye muraho neza bwiza mukobwa wanjye muzigiye kwihangana biriya byose umwanzi ari kuturasa ntakazigira atsinda Mapasta nacikanye oya ntabwo ufite gucika intege erega mama Pasiteri wanamubwira ko ibigeragezo bya satani byinshi AI yaraje yarateye hari igihe n'abantu baba bashaka kubashwanisha ntabwo urashaka ngo wumve agahinda oya ibyo ngibyo uri kuvugishwa n'agahinda urimo aka kanya ndakumva mukobwa wanjye gusa komeza kwihangana uribuka ko ibi ngibi Imana yari yabitweretse ubushize uribuka ko kwezi babajwe ni diamond nizije muzanye inshuti magara nje kumufasha gira kwihangana komeje kunsenyera urugo namazemo n'umwaka ndakumva ntabwo nari mbizi iyo mbimenye ntabwo nari kumwakira ubwo ni satani uri gutuma uvuga ibyo bintu ni ukwigerageza utekereza uganire n'umugabo wawe ni ukuri uganire n'umugabo wawe uganire n'uriya mukobwa bose ubanze kumenya ukuri kwabo gerageza kwihangana ntabwo bari mu buriri ntabwo ari byo ni ukuri biriya bintu ntabwo ari byo biriya binereka gerageza uganire n'impande zombi urumva uko bimeze oya ni satani ashaka kugucira senga Imana iramujyana uriya mukobwa oya ese kuki wumva wawe mwarasenze Imana ibabwira ko igerageza ugomba kwihangana hello what nita mu rugo rwanjye